Ni karibu cyane muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Muri iyi video uyu munsi ndashaka kugira ngo mbereke ibimenyetso byerekana iyo umuntu atangiye kuva mu rukundo kuri wa wundi yakunze, kuri wa wundi mwari mubanye neza, ariko kuri ubu ngubu uwo muntu urabona ko yagiye ari guhinduka umunsi ku wundi. Hari ibimenyetso bitandatu nabateguriye nshaka kugira ngo mbereke biranga uyu muntu. Ikimenyetso cya mbere ahangaha nuko uzasanga uyu muntu ahugiye cyane kuri telefone, nta mwanya na mutoya asigaye aguha uko mwaganira cyangwa se yuko hari icyo wavuga. Akwereka yuko ahuze cyane ari muri telefone. So 90% ya occupation ye azaba ari kuri telefone mu gihe ari iruhande rwawe. Ikindi ahangaha nuko uzasanga ya magambo yakubwiraga mukibonana, mugihura, shushu sheri, muri makeya kuri ubu ngubu ntago akibyikoza cyangwa se ntago akibivuga kugira ngo akuzanire umunezero. Muri makeya kuri wowe kuri ubu ngubu yumva yuko nta kintu na kimwe yaguhari cyakuzanira umunezero. Ikindi ahangaha nuko uyu muntu uzasanga kumumenya bitangiye kukugora kubera yuko ari kukwima amakuru, ntago akikubwira uko yiriwe cyangwa se uko yaramutse cyangwa se ubuzima bwe bwa buri munsi, plani ze zose. Muri makeya ibintu byose ari kugenda asa nkaho abiguhisha. Icyo ni ikindi kimenyetso simusiga. Ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu muntu agenda kuvaho buhoro buhoro. Niba yarafite umwanya wo kuba iruhande rwawe, urabona yuko bitakibaho tena. Niba yarafite umwanya wo kukuganiriza cyangwa se kukuandikira cyangwa se gukora iki n'iki, kuri ubu ngubu urabona yuko muri makeya ntago bikiriho. Ikindi ahangaha uzasanga yuko uyu muntu yatangiye kukwanduranyaho bimwe bidasanzwe. Ibintu byose yatangiye kubigira intambara, kuko siko yari ameze mbere, ariko iyo muhuye ikintu cya mbere nuko habaho gutongana cyangwa se ibintu byatuma haba imvururu hagati yanyu mwembi. Ikintu cya nyuma ahangaha nuko uzasanga uyu muntu nta kintu na kimwe agishaka yuko muganiraho icyo ari cyo cyose. Muri makeya wamuzanira sije iyo ari yo yose urayizana ukabona yuko ntayihaye agaciro cyangwa se urabona yuko bitamufashe. Muri makeya ibyo umuzanira byose, niba unashaka kugira ngo muganire, ushaka kugira ngo haze amahoro hagati yanyu mwembi, urabona yuko ibi bintu bitakimukozwa.